Hello, hello. Mbese turahari tuba tugira ngo tuganire twungurane inama duhana ibitekerezo mbese kugira ngo ubuzima bukomeze kandi turusheho kugira ibyo tumenya turusheho kugira ibyo tunguka. Ni Grace niyo mwungeri Grace official. Mwiriwe nanone mwaramutse bitewe n'amasaha urebe ikiganiro bitewe naho uherereye ndagusuje cyane amahoro y'Imana bane nawe. Twagarutse muri cya kiganiro cyacu cyitwa ibanga kuri Grace official. Mwakurikira hari ibiganiro byinshi, hari ibiganiro bitandukanye, ariko ikiganiro nyirizina cyitwa ibanga. Mu biganiro byacu byitwa ibanga rero uyu munsi tugiye kubagezaho n'ikindi, ariko mbere ko dutangira birashoboka ko hari urwaye, hari urwaje, hari ufite ibibazo bitandukanye, hari uwagize ibyago, ariko ndakwihanganishije cyane, ndaguhobeye, wumve ko utari wenyine, wumve ko Imana iri mu ruhande rwawe, wumve nubwo nta wundi muntu uri kumva uhari, nubwo nta mubo muri kumwe nta jambo ryaguhumuriza, ariko wumve ko Imana ihari. Birashoboka ko kandi harimo abari mu byishimo, hari abari mu munezero. Ni ukuri namwe ndabifuriza gukomeza kuryoherwa, ndabifuriza kuguma nyine kuba muri ibyo bihe Imana yabateguriye. Reka twikomereze n'ikiganiro cyacu ibanga. Mu biganiro twagiye tuganiramo ni ukugirana inama, ni ukungurana ibitekerezo, tukagira aho dukeburana, tukagira nyine aho duhugurana ko twakongeramo, kubera ko nyine muri ino sosiyete yacu, muri imibanire yacu hari ibintu ubona byagiye bicika kandi ugasanga nyine tubifata nkaho ari utuntu turaho dusanzwe, ariko nyamara byakabaye by'ingenzi mu buzima bwa buri munsi, sibyo? Udukurikiye bwa mbere ushobora gushakisha ibiganiro byacu, wareba n'ibindi biganiro byagiye bitambuka, ndabizi ko hari icyo byakumarira, icyo byakugezaho. Uyu munsi rero naho tugiye kureba kuri wowe utabasha kwigira ibanga. Hari ikiganiro twakoze, ikiganiro giheruka twavuze ku bantu batagira ibanga, ugasanga umuntu yarakwizeye akugira inshuti, ariko wowe ntiwamubera inyangamugayo, ugenda ibyo mwaganiriye ubuzima bwe cyangwa se amabanga y'ubuzima bwe yakuganirije uri kugenda uyavuga. Noneho turashaka kurebera hamwe kuri wowe utabasha no kwigirira ibanga, sibyo? Umunyarwanda yaciye umugani, ariko ntabwo nzi ikinyarwanda cyinshi, ninzajye mba nabivuze nabi cyangwa umugani niba ari igitekerezo, niba ari iki muzajye munkosora, nta kintu bitwaye. Yabivuze neza ngo akarenza umunwa karushya amagara. Akarenza umunwa karushya amagara bishatse kuvuga ngo ijambo nyine ubwo nimba warisohoye nyine ryagiye ibirometero n'ibirometero, nta nubwo byagukundira ko urigarura, kuko uwo waribwiye ntabwo byakunda ko umusiba mu mutima. Kandi noneho ntabwo ubizi neza nimba koko nawe ari bubashe kubigumana, kuko nawe ubwawe byakunaniye kubigumana. Kandi uwo muntu wenda wabibwiye si umuvandimwe wawe, yego ni inshuti yawe, ariko hari inshuti tuba tugomba nazo kureba, ugasanga inshuti ihora ishishikajwe no kumenya wowe, ishishikajwe no kumenya ubuzima bwawe, ishishikajwe no kumenya ahahise hawe, ishishikajwe no kumenya ahazaza hawe, ariko wowe wakitekereza ugasanga uwo muntu ntabwo umuzi, ugasanga uwo muntu nta kintu n'iki na kimwe usibye kuba umuzi agenda gutya gusa. Tuvuga urugero, Grace, uranzi ngo Grace ndi inshuti yawe, yego, ndi umujyanama wawe, tuganira byinshi, umbwira byinshi, cyakubaje urambwira, cyakugoye urambwira, ariko se wowe kuki nta niri na rimwe urumva nakubwiye ngo ni iki kingoye, ndashaka ko ungira inama kuri iki, ndashaka ko umfasha kuri iki ngiki, ndashaka kukuruhukira? Kuko hari sinibuka umuntu nabonye atanga ikiganiro ari kuvuga ngo hari igihe umuntu wowe umubara nk'inshuti yawe, ariko wowe atakubara mu nshuti ze, sibyo? Ibaze noneho umuntu wowe nimba umubara mu nshuti zawe,
nimba ugasanga wenda uvuga ko ari we inshuti yawe ya mbere, ariko none wowe usibye no kutaba inshuti ye ya mbere nta nubwo kubara mu nshuti ze. Ariko nibaza ko uwo muntu ushobora kuba wabibona ko uwo muntu atakubara mu nshuti ze, ntabwo nyine ari inshuti yawe, ntabwo uri inshuti ye. Wowe ni inshuti yawe ariko wowe ntabwo uri inshuti. Kubera iki? Nta kintu n'iki na kimwe uzi kuri Grace, nta kintu n'iki na kimwe kigendeye ku hahise ha Grace uzi no muri ubu buzima bwe bwa none, usibye kukubwira ngo ibi byagenze gutya, cyese ntunazi ngo nyine niki kimugora niki kimushimisha niki, ugasanga nta kintu na kimwe unziho. Ntabwo uzinshimishwa niki, ntabwo uzimbabazwa niki, ntabwo uzi iyo mbabaye niki kinshimisha, ntabwo uzi ngo iyo ndushye nkora iki, ntabwo uzi. Mbese ugasanga nta kintu na kimwe cyo mu buzima bwanjye uzi. Uwo muntu uba ukwiriye nawe kwitekereza kuvuga uyu muntu koko ni umwizerwa ko namubwira ibintu byanjye, sibyo? Kubera yuko umutima ni ikintu kibabara vuba, ni ikintu gikomereka vuba kandi bigoye kucyomora, sibyo? Bigoye komorwa, bigoye nta kintu kiri busimbura umutima wawe ubwo uri gukomeza kuwucagagura uzanamo abantu babi, uzanamo iki, nyine uba urimo uriyangiza, sibyo? Kandi uwa muntu iyo yakwangije we ubuzima bwe burakomeza, ariko wowe ugasigara uri mu kurira, uri mu gahinda, uri mu mubabaro, uri mu nimba byagucanze mbese. Kandi wenda byashobokaga ko hari uburyo wabyirinda, sibyo? Rero nifuzaga ko natwe ubwacu mbere yuko twicuza abo twizeye batabaye abo kwizerwa mu buzima bwacu, mbere yuko twumva ko ngo abantu ngo baraduhemukiye, ngo ntabwo batubereye beza, ngo batubereye babi, ahubwo twebwe ubwacu tubanze turebe se abo twahisemo nk'inshuti zacu koko, usibye kuvuga ngo twajyanye n'aha ku bantu bakunda gusohoka, bajyanye mu night club, we ibyo muzira ibyo muzo ni ukuba mwajyana muri night club, ni ukuba mwajyana mu kuhaha ibintu, mu kwenjoyinga runaka ku bakristo, usibye kuba mubana muri korari, mubana muri groupe yo gusenga, mubana nyine ugasanga nta nubwo uzi wabo, ariko we uko ashatse kuza iwanyu araza. Ni wa muntu ushaka kukwisansuraho, ariko wowe ntago yemera ko umwisansuraho, sibyo? Ibyo ngibyo ugasanga ntabwo wowe wigeze ubireba, nagako kantu wigeze ukarebaho, kandi nyamara ko kantu nako ni ingenzi. Kubera yuko hari igihe iyo wicaye neza ureba ugasanga winjisha umuntu utari ukwiriye kwinjira mu buzima bwawe, ugasanga ahubwo wa muntu ni uko ashaka kukurangiza. Nta kandi keza kamuzanye mu buzima bwawe, usibye kuba yifuza kukurangiza, usibye yifuza ko kukubona warimbutse, warangiye, wagiye, ugasanga ariko nta kindi kintu kizima gihari. Rero ku giti cyanjye ako kantu nanjye impamvu ndi kubibabwira gutya nuko nanjye byambayeho, arabonije mu buzima bwanjye, mbona ntago bari bakwiriye kwinjira mu buzima bwanjye, mbona hari abo nize batarabizerwa, sibyo? Batarabizerwa bukuri. Rero ndicana ndavuga se ubundi umuntu wo kwizerwa ni gute yakabaye ameze? Ni wa muntu musangizanya ubuzima, sibyo? Akaba nyine wa muntu nimba umubwiye wenda umunsi wanjye wagenze gutya, nawe ahindukira kubwire umunsi wawe wagenze gutya, akubwiresha uyu munsi nababaye, umutima wanjye wababaye kubera iki kintu. Ubuzi ngo uri bumukorere iki ngiki, uri bumuganirize gutya, uri bubigenze gutya kugira ngo byibuze yishime, nawe abazi ngo ni ikintu cyakubabaje, iyo wababaye ni iki kikunezeza. Aba ari wa wundi nimba hari ikintu cyiza cyakubayeho, afatanye nawe gushima Imana, afatanye nawe nyine kunezezwa n'ibyiza wagezeho, sibyo? N'ibyiza wagezeho, atari wa wundi nyine shase nimbe nawe byibuze ubonye akazi, maye se ngewe ngumva buse none ngenda buwande ngo ngo ndabigenza gute. Ntiyumve yuko byibuze nimba mwese mwari abashomeri, byibuze wowe kuba ubonye akazi uzajya umufasha nagiraho agiye gukora ikizami cy'akazi, byibuze nawe ushobora kumufasha akabona iyo tike yo kujya gukora akazi.
ushobora no kumufasha akabona nako kenda keza wamutiza wamugura akabona nawe uwo mwenda mwiza wo kugenda yambaye agiye mu kazi. Noneho cyangwa se yari afite akazi wowe ntako wari ufite, yaranejejwe no kuba ari we wagufasha, yaranejejwe no kuba wahora uri munsi ye. Noneho wabona akazi kwego gusubiza agahita yihutira kukubaza bazajya baguhemba ngahe se, mbese ni ibiki bizajya bigusapotinga muri ako kazi, ni izihe nyungu zindi ufite muri ako kazi, mbese agasa nkaho ashaka kumva se uyu muntu arahita ndengaho. Uwo nawe ubukwiriye rimwe na rimwe tujye tureba no mu biganiro tuganira n'inshuti zacu, sibyo? Turebe ibiganiro tuganira n'inshuti zacu, turebe umuntu abantu nyine umuntu udusapotinga cyase umuntu udufasha cyase umuntu nyine ubabarana natwe ukishimana natwe ugendana natwe, umuntu dusharinga ubuzima. Se we ntashaka kugusharinga, ntashaka kugusangiza ubuzima bwe, ariko wowe anejejwe ashishikajwe no kumenya ubuzima bwawe. Rero rimwe na rimwe hari igihe abantu baduhemukira natwe twabigizemo mu ruhare, abantu bakatumenera amabanga natwe twabigizemo uruhare. Wenda ntabwo ndibugireho ndenganya ko ningireho ndenganya nanjye ndibwirenganye kuko byambayeho. Hari igihe ari uko tuba tutazi gutoranya inshuti, tutazi kureba inshuti nyanshuti, inshuti y'umumaro, umuntu udukunda, umuntu utaturyarya. Nubwo nanone mvuga ngo ntyo hari abantu basi kwihishira neza umuntu ukagira ngo ni inshuti yawe ya nyayo, kandi n'ukuri ari we mwanzi wa mbere, akaba yanagusangiza ubuzima bwe pe, ariko hari ikindi kintu kibyihishe inyuma, sibyo? Ako byibuze warateye intambwe yo kumenya ngo uyu muntu byibuze koko imyitwarire ihura n'iyanjye, ese koko turahuza, ni inshuti yanjye, se ni umuvandimwe ya mbere, umuvandimwe mwiza, ese mpuye n'ikibazo yabasha kuntabara. Ako kantu nako tugatekerezaho mbere yuko twumva ko abantu batumeneye ibanga, tumenye ngo ese amabanga yacu abo twayabwiye nabo kwizerwa, abantu twabwiye ibyacu nabo kwizerwa. Kubera yuko noneho hari n'abantu bavuga ibyacu atari umutima mubi, nabo tubamenye. Hari umuntu uza akanakubwira inkuru ukumva nyine ari kwikubwira nkaho nta cyabaye, akanakubwira ngo ushangwa ariko ngo nibanga ntuzabivuge, nese nawe barabimubwiye, none bangananiwe kuri biga naso wamukorereye cyo ugasanga nyine amaze kubibwira nk'abantu batandukanye ngo nibango zaceceke. Nyine abantu nabo bateye gutyo, umuntu nanone uteye gutyo uramumenya, ukamenya aho ugarukira ibyawe, ukamenya aho ugarukira umubwira, ukamenya nuko mu bantu. Yego, nakagaruka ikiganiro cyacu ibanga, nakagaruka ikiganiro ibanga twaganiraga turebana none ngo natwe mbere ko bamena amabanga yacu tujye tubanza tumenye nabo turi kuyabwira, tumenye nimba ari inshuti za nyazo koko. Ego, mbere yuko nsoza ikiganiro ndabasaba inkunga, subscribe, like, share, comment. Murabo mugize neza, ni inkunga ikomeye murabo muduteye, tubashe kugera henshi, tugungurana ibitekerezo, tubwire ibitekerezo, tubwire n'ibindi bintu twaganiraho, ibyo mwabonye umuntu ashobora gukosoraho, ashobora mbese ibintu bishobora kugira icyo byamara muri sosiyete, kandi ubona ari akantu gato ariko gashobora kugira icyo kafasha sosiyete. Sinasozana n'ababwiye ngo ineza iragaruka inabi ikagaruka. Birashoboka ko wowe mubyeyi ukuri kwitwara bizagira ingaruka mbi ku bana cyangwa bikagira ingaruka nziza ku bana, naho wo kwitiramo abazagukomokaho, nawo guhitiramo ibisekuru byawe uko bizaba bibayeho, ubuzima bizabaho, aho kugira umwana wazatinye no kuvuga ngo nari mfite sogokuru nyogokuru bateye gutya, azajya avuga ngo nta nyogokuru nari mfite cya sogokuru. Imana ibaho umugisha, nakagaruka murakoze. Ciao ciao, ni Grace Official.